Umujyi wa Kashiya wo mu Butaliyani ni umwe mu mijyi izwi cyane kubera amateka y'umwe mu batagatifu bahabaye witwa Rita, witiriwe n'uwo mujyi. Uyu munsi tugiye gusura aho yabaye ndetse na kiliziya yamwitiriwe. Rita yabayeho ahagana mu mwaka w'1381, apfa mu 1457. Yabanje gushaka umugabo afite imyaka 16, babyarana abana babiri, ariko nyuma yaje gupfakara. Umugabo we yishwe n'abagizi ba nabi, bityo abana be bashaka guhora, bityo bimutera gusaba Nyagasani ngo niba abona batwarwa n'urwango rwo guhora, ikiza nuko yabatwara mu bwami bw'ijuru bagapfa. Bityo baza kurwara indwara, baratabaruka bakiri bato, bituma rero Rita wari usigaye ari umupfakazi afata icyemezo cyo kwinjira mu muryango w'abihaye Imana b'ababikira ba Mutagatifu Madalena wisunga Mutagatifu Augustine. Aha tureba niho hari monasteri yabayemo imyaka irenga 40. Ubuzima bwe yaranzwe cyane n'urukundo n'isengesho, ndetse bivuga ko yajyaga asabira abantu bakabona ibyo bifuza. Bituma rero igihe yapfaga bavuga ko habaye n'ibitangaza byinshi ku buryo bahise ko bamwita Mutagatifu Bitangaza. Byatumye rero ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu, bityo noneho aza no kubakirwa kiliziya bazilika ibitse umubiri we, ariyo turi kureba imbere yacu abantu baza gusura ari benshi. Ku muryango w'ikiliziya usangaho amashusho agaragaza ubuzima bwaranze Mutagatifu Rita, akaba ni ingengabihe igaragaza ibikorerwa ahangaha muri iyi bazilika. Iyi bazilika isurwa n'abantu b'ingeri zose biganjemo ndetse n'urubyiruko ndetse n'abakuru baje kwiyambaza uwo mutagatifu. Iyo winjiye muri kiliziya uhingukira mu gice cyo hagati kirangamiye alitari iriho isakaramentu ritagatifu. Ni kiliziya itatse ubwiza, iriho ibimenyetso bimwe bigaragaza amateka yaranze uwo mutagatifu Rita. Hari shapeli ku ruhande ya Mutagatifu Yosefu, ku rundi ruhande hakaba hari imva ibitse umubiri wa Mutagatifu Rita. Ahari imva ibitse umubiri wa Mutagatifu Rita haba hari abantu baje kuhasengera, bahaturira ibyifuzo byabo ndetse banazirikana. Hari umuco ko abantu bacana itabaza kugira ngo basabe Nyagasani gukomeza kumva isengesho Mutagatifu Rita baturira. Abantu begera ahari imva ya Mutagatifu Rita kugira ngo babashe kwirebera umubiri we. Nk'uko tubibona, iriya ni isanduku irimo umubiri we. Umubiri we rero waratunganijwe neza, ushyirwa mu bikoresho byabugenewe kugira ngo n'abantu bashobore kujya bareba uko wari umeze. Mu rwego rwo kubungabungira umutekano, hari giriyaje ituma abantu batahavogera. Muri iyi shapeli hagaragaramo amashusho y'ubuhamya bw'abantu bakiriye ibitangaza bikesha ubuvugizi bwe. Mutagatifu Rita azwi nk'umutagatifu w'ibintu byayobekanye cyangwa ibintu by'abantu bahebye. We rero yagize amizero muri Nyagasani, cyane cyane akora ibyo abantu bumvaga bidashoboka, birimo nko kuba yarahuje imiryango itarumvikanaga
ndetse akababarira n'abari bamwiciye umugabo. Mutagatifu Rita bakunda kumwerekana afite indabo z'amaroza kuko agiye gupfa yasabye umuntu kujya ku musozi mu gihe cya neje kumuzanira indabo. Uwo muntu yibwira ko bidashoboka, ariko agezeyo asanga indabo nziza z'amaroza, nuko arazimuzanira, kandi muri icyo gihe ubundi nta ndabo ziba ziriho. Ikindi gitangaza gikomeye Nyagasani yamukoreye ni uko yamuhaye igikomere ku gahanga ubwo yari arimo asengera imbere y'umusaraba. Ihwa ryavuye mu ikamba rya Yezu maze riza ku mutwe we nawe rimutobora, rimuha igikomere cy'ihwa rimwe nk'uko Yezu nawe yatobowe n'ayo mahwa. Niyo mpamvu uzasanga ku ishusho ye agaragazwa afite umusaraba ndetse afite n'ikimenyetso cy'inkovu mu gahanga. Abantu biyambaza Rita bamusaba kubasoromera akaroza mu ijuru, akaboherereza nk'ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Natwe rero turusheho kumukunda no kumukundisha abandi, cyane cyane no kumwiyambaza mu bibazo byacu. Mutagatifu Rita udusabire.